reka wumve kubaho kwa Yesu bugufi bwawe, wumva gukomeza, wumva guhobera, umwumve bugufi bwawe. Ndakuramukije rero nanjye mu izina rya Yesu, kandi ndashima Imana bwawe wowe wongeye kuboneka imbere y'Imana, ngo dufatanye gusenga, dufatanye kwinginga, dufatanye gutumbira twese mu maso h'Imana. Imana ishimwe ku bwawe. Ni ukuri ibintu byifuza ko tutasenga ntago bigira akagero, ntago twabibara ngo tubirondore. Niyo mpamvu gusenga ni urugamba, kuba mu ijambo ry'Imana ni urugamba. Umwanzi yakwifuza ko dukora ibindi bintu bitagira umumaro, bitatwungura, ariko iyo azi ko tugiye gukora ikintu kitwungura, kibyibushye umwuka wacu, araturwanya mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yadutera guhuga, yadutera ibiturangaza cyangwa se n'ibitubabaza bitandukanye kugira ngo tudasenga. Ariko Imana ishimwe ko we nanjye tugira ubwo buntu. Ni ubuntu bakundwa. Burya iyo ubona ukibasha gusenga ni ubuntu bw'Imana. Iyo ubona ufite akanyota cyangwa inyota y'ijambo ry'Imana ni ubuntu bw'Imana, ntukabimenyere. Turashimira rero Imana iduhaye ubuntu tugahuza umutima kuri iki gicaniro kugira ngo dusenge. Turashimira kandi impano y'ubuzima bakundwa. Impano y'ubuzima ntukabyibagirwe. Ubuzima ni impano y'igitangaza. Iyo bwahungabanyijwe nibwo umuntu amenya ko burya kubyuka ugahagarara ukagenda bigakunda ari ubuntu bw'Imana. None ntitubaze abakiranutsi hirya no hino baca mu bihe by'intambara, abapfa, abapfusha ababo, abarwayi n'indwara zikomeye n'ibintu bitandukanye. Rero turashimira Imana kubwo kuturinda, ari ntacyo iduciye, ari imbabazi n'ubuntu bwayo. Ni iminsi atatu y'amasengesho nk'uko tubimenyereye. Turasaba Imana ngo iduhe ubuntu bushyashya n'imbaraga nshya. Nubwo nabivuze ngo niko tubimenyereye, ariko dukeneye ubundi buntu, dukeneye izindi mbaraga, dukeneye kundi gushobozwa uko umunsi utambutse. Reka dusenge rero, hanyuma tuganire amagambo y'Imana n'ubundi turi busengeremo. Turayasomaho akanya gatoya, hanyuma dusenge. Reka duhuze umutima, usuke umutima wawe imbere y'Imana. Data, nongeye kugushimira ubuntu mpaye bwo kuba imbere yawe. Ngushimiye ubuntu haye abera, abahungu bawe n'abakobwa bawe, duhurira mwami muri ubu buryo kugira ngo tugutakambire, kugira ngo tukwambaze, kugira ngo tukubwingere. Uranavuga ngo inyoni y'igishwi ngo iyo iguye ngo urabimenya, iyo ipfuye urabimenya. Ntankaswe twebwe abaremwe mu ishusho yawe, ntankaswe twebwe abahawe Kristo. Waratubwiye ngo twebwe abahawe Kristo ngo ntacyo watwimana nawe. Ndagushimira rero ubwo buntu, ndagushimira amahirwe y'ubuzima, ndagushimira amahoro dufite muri Kristo Yesu, ndagushimira umugabane mfite ku ijuru ko nzabana nawe mu bwami bw'Imana. Turagushimye twebwe abababariwe byaha byinshi, dufite gushima kwinshi ko tutakirimbutse, ko tutagipfuye rubi. Dufite gushima ko dufite umurage umwe na Kristo. Kristo utarigeze akora icyaha, utarigeze acumura, utarigeze areka kukumvira, ngo yarakumvira kugandukira kugeza mu rupfu, ariko natwe ukadukunda nkawe. Kuko mwami, ikiraro, igisika, umworera wari hagati yanjye nawe wakuweho n'icyo Yesu yakoze ku musaraba. Nuko nungwa nawe sinaba ngitwa umwanzi w'Imana. Ndagushimira ubwo buntu Papa. Ujye umpa kutabumenyera, ujye umpa kutabifata nka kimwe mu bindi byose mbonera hano ku isi. Ujye umpa kumenya agaciro kabyo kugira ngo ngendane nawe n'igitinyiro cyinshi no kukubaha. Warakoze mukunzi mwiza, kandi waratubwiye ngo ukunda abagukunda, ariko abagushakana umwete barakubona. Ndetse uratubwira ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Mwami, uku niko tutewe umwete muri uyu mugoroba, muri iyi minsi itatu, kandi dusenga ngo utwongerere umwete, unyongerere ishyaka, utwongerere imbaraga, utwongerere umwete wo kugushaka. Twigire imbere mukunzi mwiza, udushoboze kwigomwa ibyo kurya, udushoboze kwigomwa ibirangaza bitandukanye, kugira ngo tubashe kugira umwete wo gusenga. Tube maso rwose, tutariganywa n'uburiganya bwa wa mubi uduhiga amanywa n'ijoro. Dusutse rero imitima yacu imbere yawe kugira ngo twumve ijwi ryawe. Ikintu cyose umwanzi yadutwikiriza kugira ngo tutakumva, tutakubona, cyose cyamburwa imbaraga, maze imitima yacu isabane nawe, yegerezwe wowe, ihemburwe. Uwariraga yakira amahoro n'ihumure, wari ubabarijwe mu mubiri yakira imbaraga no gukira, wari ubabarijwe mu marangamutima asubizwe mu ibyiringiro, wari ucogoye mu mwuka we yongera asabane nawe. Umuriro wawe Mwuka Wera wongere wake ku gicaniro cy'imitima yacu, maze duhabwe imbaraga
papa zo gukora ibyo ushaka. Nushimwa wuburizamo imigambi ya wa mubi itagira akagero. Nushimwa wowe uduha imbaraga zidukingira imyambi ye myinshi yaka umuriro. Nagushimira gute? Mbega ibyo budusimbutsa, mbega uburiganya bwa seki budusimbutsa, mbega intambara uturwanirira, izo twamenye n'izo tutamenye, mbega uburyo twimana, mbega uburyo duhisha, mbega uburyo twubakaho akazitiro mwami kugira ngo umubi atubure. Nagushimira gute ubwo buntu ntibugira akagero. Ibitegurirwa mu isi y'umwijima ni byinshi. Abakorera seki ntibaryama, ingabo zarazigaba hirya no hino, ariko wowe uri muri twebwe urakomeye cyane kuruta ibiturwanya byiteranyije. Mbega uburyo twimana, mbega uburyo dukingira, mbega uburyo ibiteye ubwoba bitagira akagero wanga ko nanabimenya kuko ntafite imbaraga zo guhangana nabyo, ahubwo wowe undwanirira. Umbera amaso, umbera amaso, umbera amaso. Ntunsindira ibyo namenye gusa, unsindira ibyo ntazi, ukansindira ibyo ntazigera nanamenya, ukabinsindiranya guhora ku ngoma. Ndagushimira ubwo buntu, ndagushimira izo mbabazi, kuko nitwa umwana wawe ibyo birampagije. Nagutura indirimbo, nagutura ibisingizo, nakuririmbira ngo wanciye iki Yesu. Erega ntacyo waca umwana w'umuntu, byose bikomoka mu mbabazi, byose bikomoka mu buntu bwawe. Dukomereza amaboko y'abera bari hirya no hino. Komeza aba bagabo, komeza aba bagore, komeza aba bahungu n'abakobwa barimo gutambuka mu bikomeye. Bakomereza uruhanga, amaboko yabo akomezwe, imitima yabo ikomere. Ni ukuri ngo ntabwo turaba gusubira inyuma ngo turimbuke. Twagenewe kujya mbere, kujya mbere, kunesha. Wowe mugabo w'ingabo wacu uri umuneshi, uri umutsinzi no kurushaho. Natwe turahuri kugira ngo tuneshe, kugira ngo dutsinde. Urakoze papa. Komeza amaboko y'abera, komeza amaboko y'abakozi bawe hirya no hino. Abana bawe bakangurira abandi kubikiranutse, bakomereza amaboko. Abinginga kugira ngo abera basubizwe mu imbaraga. Abagabura ibyawe mu buryo bwose, abagabura iby'umwuka, abamara abandi intimba n'imiruho mu buryo butandukanye bw'ibikorwa by'ineza, bakomereza amaboko. Barinde gucogora, tuzarinde dusoza urugendo amahoro. Twigishe gukenyera no gukomerera muri wowe. Urakoze papa, cyubahiro ni wowe ugikwiriye. Erega ntawe musa, erega ntawe muhwanye, erega ntawe mungana, erega ntawe mwagereranywa. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, mubisha wacu nawe. Nushimwe, nushimwe. Amen. Haleluya. Tugiye gufata akanya ko gusenga. Nagira ngo nkwibutse ko data yatwemereye ngo tumuzanire byose bituruhije, byose byakabaye bitera umutima guhangayika cyangwa biteye umutima guhangayika. N'ubundi ibyawutera guhangayika n'ibiwuhangayikishije muri none, ibihagaritse umutima, data yarakubwiye ngo ubimuzanire. Reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye abi Filipi, itoro ry'Ifilipi, igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Urwandiko Pawulo yandikiye itoro ry'Ifilipi, igice cya 4 6 7. Turasengera ibyifuzo bibiri ariko bikubiyemo byinshi. Icya mbere turashyira data ibituremereye, ibiduhagarika umutima, turabimushyira kuko yaduhaye uburenganzira. Turamushyira ibyacu, turamushyira iby'abacu, turamushyira iby'abakundwa tuzi bafite ibibaremereye, yewe nabo tutazi. Mwuka wera we abasha kurondora no kubasanga aho bari. Hanyuma turaza gusengera n'ikindi cya kabiri ariko n'ubundi bikubiyemo byinshi. Reka dusome rero urwandiko Pawulo y'ikitoro ry'Abafilipi, igice cya 4 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ntimukagire icyo mwiganyira, muri make ibyakatuganyishije twe kubyiganyira, ahubwo tubimushyire. Ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye. Hari igihe ureba umuntu ibyo ushaka ntubimubwire byose, kuko icya mbere bimwe ntiyabyumva, ibindi ntiyabishobora, ibindi umugirire n'imbabazi. Urareba ubimubwiye byanamurenga. Uwo ni umwana w'umuntu. Ariko data yaratwemereye, aratubwira ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Ibyo mushaka byose, ibyumvikana, ibitarumvikana. Nibaza ko ubizi niba uri umuntu mukuru, hari igihe umuntu aba atazi neza icyo ashaka.
ukumva ibintu birasobekeranye ku buryo utazi Imana iramutse inakubaje ese habanza iki, ese wumva utakimenya teruma biba bivangavanze. Ariko data atubwira ngo tumuzanire niyo eta, niyo situation, niyo mimererwa imeze gutya utabasha gusobanura mu bwenge bwawe, we abasha kuyisobanukirwa. Ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Data yatwemereye ko tumusaba ibyari kutuganyisha, ibyari bituremereye, yaratubwiye ngo tubihindure isengesho. Niyo mpamvu iminsi yo gusenga ni umugisha, ni amahirwe, n'ubuntu tuba tugiriwe bakundwa bwo kumuzanira ibyakatuganyishije. Ngo mubisabire, ngo byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, niko gusaba, niko gusenga, tubyingingiye, atwemerera kongera kugaruka. Kwinginga n'uguhatiriza, n'ugutitiriza, n'ukongera gusaba. Suko tumva, ahubwo duhagaze mu isi yaguye iri mu butware bw'umwijima, ntagaruko data twumva. Iyo dusabye, iyo twinginga, niko bimeze muri iyi si y'umwuka, nibyo dusabwa gukora. Kandi agerekaho ngo dushima. Imana ishimwe cyane. Dusabe, twinginge kandi dushime. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azanira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Icyiza cyo kutaganya ahubwo tukabizanira data bituma turindirwa mu mahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Nyamara uri mu gihuri kidafite amahoro ukurikije ibyucamo, ariko iyo tubihinduye isengesho byakatuganyishije bituma tugira amahoro, tukarindirwa muri Kristo Yesu. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Nasanze nta kibi kingana nko gutakaza amahoro, kandi nasanze nta cyiza kingana nko kuba ufite amahoro muri Kristo Yesu. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Umuntu hari ubwo yibwira yuko amahoro ari buzanwe nuko icyo cyavuyeho, ariko ibi Yesu atubwira cyangwa iki ijambo ry'Imana ritubwira niko kuri. Iyo tubisabiye, tubyingingiye, dushima, tubona amahoro byavuyeho cyangwa se bitaravaho. Ayo mahoro abaho, ndayakwifuriza mukundwa. Usomye muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, haravuga ku murongo wa 6 ngo ntimukagire ikibahagarika umutima, ahubwo igihe cyose mumenyesha Imana ibyo mukeneye, muyisaba, muyinginga kandi muyishimira. Ntimukagire ikibahagarika umutima. Iyo iyi miremerwe, iyi situation, ubu buryo bwo kubaho umuntu adahagaritse umutima buba butabaho, ntabwo umwuka w'Imana yarashyize mu kintu cyanditswe muri Bibiliya, ariko bubaho ko umuntu yabaho adahagaritse umutima, umutima utekaniye muri Kristo. Imwe mu nyungu yo gusenga no kureba kuri Yesu no kumusukira ibyacu ni iyi ngiyi, ni ubuzima budahagaritse umutima. Buraryoha, ni nabwo budukwiriye, ni nabwo twagenewe. Ngo ntimukagire ikibahagarika umutima, birekera kukuremerera. Ngo mumenyeshe ibyo mukeneye, mumenyeshe Imana ibyo mukeneye. Ubwo rero rekera kujya uvuga ngo Imana irabizi. Uko ubyibutse bikugarutsemo ujye ubimenyesha Imana, urabyemerewe kandi bikugira umumaro. Ngo mumenyeshe Imana ibyo mukeneye, muyisaba, muyinginga kandi muyishimira. Ngo bityo amahoro y'Imana asumba kure ubwenge bw'umuntu. Mbega byiza, ndayakwifuriza. Ngo bityo amahoro y'Imana asumba kure ubwenge bw'umuntu, kandi niba warashyikiriye ndakwifuriza kutayatakaza. Ngo bityo amahoro y'Imana asumba kure ubwenge bw'umuntu arindira imitima yanyu n'ibitekerezo byanyu muri Kristo Yesu. Ni ukuri n'ahandi byarindirwa, ni muri we, muri Kristo Yesu. Reka dukomeze dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Ubundi nashakaga uyu murongo wa 7, ariko numva nibi ni ngombwa ko nabyo twabigarukaho. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Burya gusenga no guca bugufi, no kubwira Imana ngo ntago mbishoboye, ariko ndakugannye wowe ushobora byose. Gusenga no kwicisha bugufi, nuko menya ko ngewe ntabishobora, nkaza imbere y'ushobora byose. Ikindi nasanze umutima uciye bugufi dukwiriye kuwihatira buri munsi no kuwusaba Imana, no gukora umwitozo wo guca bugufi, kubera ko guca bugufi gutera Imana kuduhera ubuntu. Hanyuma ubwibone no kwishyira hejuru no gushaka isoko y'imbaraga muri twe bitera Imana kuturwanya. Muri wowe nta soko y'imbaraga ihaba, iba muri Kristo. Iyo duhora twishakamwe ibisubizo, murabizi ubwenge bw'isi nuko butubwira kwishakamwe ibisubizo,
ariko mu kigendanye n'iki gice cy'umwuka ntabwo twishakamo ibisubizo, tubishaka muri Yesu. Ntabwo twishakamo imbaraga, tuzishaka muri Yesu. Kuko iyo nishatsemo imbaraga ni ukuvuga ngo mba niyizeye, mba ntagize umutima uciye bugufi, menya ko byose mbishobozwa na Kristo, ahubwo nkihindukirire. Ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo bashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Iyo ubutabazi butugezeho dushyirwa hejuru. Gushyirwa hejuru ni ugukurwa hasi, ni ugukurwaho tuba dutsikamiye, ni ugukurwaho tuba tubabarijwe, ni ugukurwaho hose haba hababaje, aho umwanzi aba ashaka ko ariho tuguma. Ariko ngo nitwicisha bugufi turi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, nayo izadushyira hejuru mu gihe gikwiriye. Reka dukomeze kuri 7. Ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Nibutse gato kuri murongo wa 6, no kugira ngo nongere nkwibutse ko gusenga ari uko abanyantege nke. Umunyembaraga ntakenera support. Hari igihe umuntu avuga ngo ntago ngo sifite imbaraga zo gusenga. Nyine wowe udafite imbaraga zo gusenga ni wowe ukeneye gusenga. Ngewe udafite imbaraga zo kwishobora no kwibasha ni ngewe nkeneye gusenga. Hakaba nubwo tubyumva ukundi kuvuga ngo ndi umunyamasengesho, ndi umuntu usenga cyane, ngo ngewe ngo ndasenga. Oya, burya haba harimo akandi kabazo. Niba usenga uri n'umunyamasengesho, buryo ukeneye kongera kwigira imbere, kuko icyitegererezo cyacu si abantu babishoboye, icyitegererezo cyacu ni Kristo. Imana idushoboze gusenga. Rero ni uko abantu bazi ko badashoboye, nka kwa kundi umuntu agira horeme cyangwa amanika amaboko yiranda avuga ati sinshoboye. Natwe rero turimo gusenga si uko turi abanyembaraga, ahubwo nuko Imana dusenga ishobora byose, ni nyembaraga, irashoboye. Mba naje kwibwira ngo ndagushaka muri za mbaraga zawe zitagira akagero, ndagushaka ngo unshoboze, ndagushaka ngo ungeze aho wowe wagambiriye kungeza. Gusenga rero si uko abanyembaraga, nuko abantu bicishe bugufi, nuko abantu badashoboye ko bazi Imana yabo ishobora byose. Ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Bibiliya Imana ishimwe ko tuyifite. Muyikoreze amaganya yanyu yose. Hari igihe ijambo ry'Imana ryatugurutse, ryaducitse, umwanzi yaturashe mu bitekerezo, wumva Imana nayo yigiriye imbabazi, kavuga ati twibanira amahoro, bira bintu byarakunaniye cyangwa se ntunabishaka. Nari mvuze ngo ijambo ryagucitse, kuko siko kuri ibyo ngibyo wibwira, siko kuri. Ni ibitekerezo umwanzi atwuzuza, ni ibitubabaza muri kamere yacu no mu mibiri yacu bisanzwe tukibwira ibyo, ariko si Imana ivuga. Iravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imana itwitayeho, ntitwimye amaso, ntitwimye amatwi, ntiri busy ngo yatuburiye umwanya. Hari igihe mbura umwanya w'umuntu nashakaga kuwuha, nkunda numvaga nitayeho, ariko nkawubura kuko twebwe turi abantu bari limite. Ariko Imana yacu ntituburiye umwanya. Muyikoreze amaganya yanyu yose. Iyo bavuze yose aba ari yose. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera. Imana dushoboze kwirinda no kuba maso, kuko umwanzi wacu ashaka uwo aconcomera. Ngo mumurwanye mushikamye. Ntabwo Satani bamurwanya badashikamye. Iyo tudashikamye radukanga tuvudukana akatwirukankana, kuko abona natwe tudashikamye mu byo twizeye. Ariko iyo dushitse muhuje imibaro. Reka some muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngo nuko rero mwicishe bugufi imbere y'Imana igira amaboko. Imana yacu igira amaboko, ngo kugira ngo izabakuze igihe kigeze. Ibi bahagarika imitima byose mubiyegurire kuko ibitaho. Imana itwitaho. Ibi bahagarika imitima byose mubiyegurire kuko ibitaho. Mwirinde gutegekwa n'inda kandi mube maso, kuko umwanzi wanyu Satani akora hirya no hino nk'intare itontoma ishaka uwo iconcomera. Nasanze umwe mu mitego Satani atega abera nukusa nkaho yemeje ubwenge bwabo ko wadahari atanakora. Ni umutego ukomeye. Mbese akemeza abera bafite ibyanditswe bikeya muri bo, of course akabemeza ko we ntahari. Mbese nibiba mu isi nta ruhara bifitemo, byago n'amakuba ni ibisanzwe. Mbese kugira ngo utamurwanya, kuko ntushobora kurwanya umwanzi utazi ko ahari. Ariko nyamara ngo yarahari. Ngo arimo arazunguruka, arakubita hirya no hino, yigize nk'aho ari intare itontoma kugira ngo nyine akange
adutera ubwoba, ngo kandi arimo arashakisha uwo yaconshomera, urangaye, utazi ubutware afite muri Kristo, utaragwiza kwizera muri we kugira ngo amuconshomere. Uwo mutego wo kwibwira ko Satani adahari, wo kwibwira ko tutari ku rugamba kandi turi abakristo, ni umutego wagwishijemo abera benshi gutuma bagerwaho n'ibyo Satani nyine yabashakagaho. Imana itugirire ubuntu, twibutse ko dufite umwanzi kandi turi ku rugamba. Ngo mumurwanye kigabo, mwitwaje kwizera Kristo, muzirikana ko ku isi yose hari abavandimwe banyu muhuje imibabaro. Ku isi yose hari abavandimwe duhuje kurwangwa na Satani, nuko niko biri. Ngo mumurwanye kigabo, mwitwaje kwizera Kristo, muzirikana ko ku isi yose hari abavandimwe banyu muhuje imibabaro. Mumurwanye kigabo, arahari kuhaba, turi ku rugamba n'umwanzi utwanga, kandi icyatwangira si ikindi nuko turi inshuti z'Imana, nuko yifuza kudutandukanya n'Imana. Imana kuko atayigeraho, ninga kwa kundi ushobora kubona umubyeyi w'umupapa ukaba utamushobora ariko ukamubabariza abana. Nuko Satani ameze, nta kindi, araturwanya kuko niwo murimo afite wo kubabaza Imana, aciye kubabaza twebwe. Iyo rero useye nkaho umeze nkaho adahari, uba wanyazwe, kuko ingamba zo kuba maso zo kumurwanya zirushaho kugabanuka. Kandi ntago bivuze ngo turabaho duhamutse, ariko nta nubwo bivuze ngo turaho tutamenye uburiganya bwe. Arahari, arakora, kandi aconshomeye benshi. Kare natekereje ku ndirimbo, nayishakije kuri YouTube ndayibura ngo bayidushyireho, ariko ngewe ngiye kuyikuririmbira. Iravuga ngo urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiriye we kuba maso tukirinda. Abamama ni mube maso, abamama ni mube maso, hari ibibazo bibareba birashaka kubananiza. Abagabo ni mube maso, abagabo ni mube maso, hari ibibazo bibareba birashaka kubananiza. Abasore ni mube maso, abakobwa ni mube maso, hari ibibazo bibareba birashaka kubananiza. Urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiriye we kuba maso tukirinda. Nagukwiriye kuyibuka ko urugamba rukomeye ariko hari ikibazo cyakugezeho. Nubwo ariko kenshi tumera, ariko kuva uri mu isi yaguye icyaha gitwariramo, ukaba warimuwe mu nkambi y'ubwami bw'umwijima, ugatwarwa mu nkambi cyangwa se mu bwami bw'umucyo. Ubu bwami bw'umwijima wabaye umwanzi wabwo, bubereyeho kukurwanya, bushinzwe kukurasa imyambi kugeza igihe uzavira muri uyu mubiri. Ariko kuba ari uko bimeze ntibivuga ko dutsindwa, ntibivuga ko tunanirwa, ntibivuga ko twagenewe gucogora mu rugendo. Oya, ahubwo bivuga ko dukwiriye kuba maso. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 8 havuze mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 5 ngo mwirinde gutegekwa n'inda kandi mube maso, kuko umwanzi wanyu Satani akora hirya no hino nk'intare itontoma ishaka uwo iconshomera. Mumurwanye kigabo, mwitwaje kwizera Kristo, muzirikana ko ku isi yose hari abavandimwe banyu muhuje imibabaro. Ku murongo wa 8 havuze ngo mwirinde gutegekwa n'inda kandi mube maso. Twirinde gutegekwa n'inda kandi tube maso. Iyo umuntu gusa ari umwana muri uru rugendo, nibwo amenya ko cyangwa atekereza ko adafite umwanzi. Ni nk'uko umwana mutoya no mu buzima busanzwe, umwana mutoya abajura baje yakomeza kwikinira. Cyambere ntiyamenya ko ari abajura, ari se, ari ahantu se urugamba rubera, aho imirwano ibera. Ari umwana muto ashobora kugira ngo ibyo bisasu bivuga, ashobora kugira ngo ni ibindi bintu byikubitira, ni umuziki se, kuko nyine n'umwana ntago afite ubushobozi bumenyesha ko aho hantu ari hari akaga. Mu isi y'umwuka rero natwe nuko tumera, niho twibwira yuko nta mwanzi dufite, turi amahoro masa. Oya, turi amahoro masa muri Kristo, ariko umwanzi arahari, kandi umwanzi ntiyakubona, ntiyakugeraho atagize abakoresha n'abamukorera. Uko Imana igira abakozi niko Satani agira abakozi, kandi ahantu hose. Ibyo ntitubivugira kugira ngo tugire ubwoba, ahubwo tubivugira kugira ngo tube maso. Imana ishimwe.
icyo rero ibyo nasomaga kwari kugira ngo tuze gusenga dutura data ibiduhagarika imitima byose byose byose, ibyacu n'iby'abacu n'iby'abari ku mutima. Icyifuzo cya kabiri, turasaba data umuntu n'imbaraga byo kugenda tudacogora, turushaho kunesha, turushaho gusa n'uwaduhamagaye. Turi abantu babaze ikiguzi cyo gukurikira Yesu, abantu bakauntinze the cost abantu barakibaze basanga uko cyangana uko ariko kose tuzakomeza kumukurikira. Dukeneye kuba abo bantu bakundwa. Abo ni umwanzi atari bukange. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, reka nsome igice cya 14 umurongo wa 25 kugeza kuri 33. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 14 n'amagambo umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye kandi na ingenzi dukwiriye kumenya, nubwo amagambo yose ari ingenzi. Kuva kuri 25 reka tumanuke. Ngo abantu benshi bajyanaga nawe, ikivunge cy'abantu benshi cyari kimukurikiye, maze ntiyabahisha ukuri umwami wacu. Ngo abantu benshi bajyanaga nawe, arahindukira arababwira ati, umuntu uza hondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Mbese ko umwigishwa wa Kristo nuko Yesu aza akaba hejuru y'ibi bintu byose, akaba hejuru ya mama, hejuru ya data, hejuru y'abana banjye, hejuru y'umugabo wanjye ubwo kuko njyewe ndi umugore, hejuru y'ubuzima bwanjye bwite. Yesu agafata umwanya wa mbere. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo umuntu wese usanga ntankunde cyane kuruta uko akunda se na nyina n'umugore, ubwo twashyiramo n'umugabo kuko bari bamukurikiye benshi bari abagabo, niyo mpamvu yababwiye n'umugore ntashyiremo ikindi. Umuntu wese usanga ntankunde cyane kuruta uko akunda se na nyina n'umugore n'abana n'abavandimwe be ndetse nawe ubwe ntankunde nk'uko yikunda, ntiyabasha kuba umwigishwa wanjye. Yesu yabwije ukuri abari bamukurikira. Birakwiriye ko natwe tumenya ukuri kw'ikiguzi cyo kumukurikira. Ubundi ikiguzi cyo kumukurikira ni byose, ni byose na kimwe usize. Munyemere mbasomere muri Bibiliya y'Icyongereza yitwa NLT, numvise habivuga neza, urihanganira imivugire y'Icyongereza cyanjye, ariko twumve nyine abafite abazi ikigereranyije n'abazi cyinshi. If you want to be my disciple, you must by comparison hate everyone else. Your father, your mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise you cannot be my disciple. Bashyizemo akantu ngo by comparison. Imana ishimwe cyane, habayeho kugereranya. Yes, arashaka niko Satani azakoreraho kugira ngo agucogoze. If you want to be my disciple, you must by comparison hate everyone else, your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, kundu bashimangi, yes, even your own life. Otherwise you cannot be my disciple. Ntago Yesu abeshya. Ibi bitabaye ntidushobora kuba bigishwa bi. Twaba abantu bari aho gutyo bagerageza aho ngaho, ariko ntitwaba mu bigishwa bi. Imana ishimwe. Ku murongo 26 dukomeje muri Bibiliya yera, wa 27 sore, utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ninde muri mwe umva ko Yesu yasabye abantu ko tubara? Twatangiye urugendo niko ko tutazi ibyanditswe, tutazi icyo Bibiliya ivuga, ariko tugenda twigira imbere birasabwa ko tumenye ukuri, ko tubara. Yesu arashaka ko tubara. Ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza? Kubara bizansaba iki kugira ngo umwigishwa wa Yesu? Bizansaba ko Yesu aba uwa mbere y'ibyo bintu byose kuruta uko shaka ubuzima bwanjye, kubera ko nataba uwa mbere ibyo bintu byose bizangamburuza. Ubuzima bwanjye bwite ni ibyo bushaka n'ibyo burarike n'ibyo bwifuza bizambuza gukurikira Yesu, kubera ko hari igihe bizansaba ikintu bisaba kirimo kincisha ibumoso kandi Yesu we yambwira ngo duce iburyo. Urumva rero kugira ngo mbe umwigishwa wa Yesu nuko iki ubuzima bwanjye busaba ntari bugikurikire, nuko iki ubuzima bwanjye burarike n'icyo bwifuza, kuko gishobora kunyurana n'icyo Yesu ashaka. Biransaba ko nkomeza gukurikira Yesu. Biradusaba rero kubara ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Ikiguzi cyo gukurikira Yesu nuvuga ngo icyo Yesu avuga, icyo asaba, nubwo ubwenge bwanjye butacyumvise, ariko nicyo ndi bukurikire.
kandi Yesu yaradusabye ngo abamukurikira nibafata umwanya counting the cost, nibafata umwanya babibari. Nkuko ngo uyu umuntu agiye kubaka inzu y'amatafari ndende akwiriye kubanza akicara. Yesu nigeze yifuza ko tumukurikira buhumye bakundwa. Yesu ni mwiza. Icyatumye adusaba ibi nuko yari yizeye imbaraga z'Umwuka Wera zizakorera muri twebwe. Imana itugeze hano ha duhinduka abagabo, abagore, abasore n'inkumi bameze nk'ibiharamagara, batagira ikintu kibacogoza, batagira ikintu umwanzi yakanda wakabuto ngo avuge uhita urambarare burundu. Data duha ubuntu n'imbaraga, atera inzara n'inyota umutima, akumare ubwoba, akuzuza ubushizi bw'amanga, akuzuza imbaraga ze kuko arazifite. Ninde muri mushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye uko afite izikwiriye kuyuzuza? Umva nanone muri NLT uko avuga ho hatubuza gutangira urugendo tutabaze. Haravuga ngo but don't begin until you count the costs. Mana ishimwe cyane. Nkuko yubaka inzu abanza akicara akavuga ati reka ndebe ko afite amafaranga ahagije, ejo ntazashyiraho urufatiro bikananira kurangiza, niko batubwira ku mirongo ikurikiraho. But don't begin until you count the costs. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Yes, arashaka ku accounting the costs. Kuko iyo ducountinze the costs, nagira ngo babwire ko bitwongera n'imbaraga zo gusenga, bikatwongera n'imbaraga zo kuba mu ijambo ry'Imana, bikatwongera n'imbaraga zo kutarangara ko dusanga the cost iri high, hanyuma bigatuma tuba mu bintu by'Imana ngo tugwize imbaraga, bigatuma twegera isoko ikomokwamo n'imbaraga, bigatuma twegera ivomo aho dukura imbaraga tutarangaye. Ariko imana ataccountinze the cost, iyo umuntu atabara ikiguzi yiberaho gutyo gusa akajya yibwira ko bizakunda, ntibijya bikunda. Bikunda iyo ducomekanye n'isoko y'imbaraga. Mana ishimwe. But don't begin until you count the costs. Cost yo gukurikira Yesu. Reka tubare cost yo gukurikira Yesu ku musore. Urebe ubuzima bwa gisore busanzwe butarimo agakiza ukuntu bumera. Inkumi zibonetse waryamana nazo, wazibeshya, wamarira niba kuba mwiza ariyo ntego, ubwo amavuta y'uburyo bwose n'ikintu cyose umuntu yakorera umubiri we uragikora, kandi ntugikora gusa ahubwo naho kibonekera hariho hose urahakira. Murabona ko bitoroshye? Hari igihe rero counting the cost ugasanga gukurikira Yesu biragusaba gufunga ayo masoko yose atariyo, ayo masoko yose atariyo. Ko ni urugero rworoheje. Byo nyine mbona ibyo izi social media zidukoreye, uburyo tuba dushaka gusa neza no kugaragara neza, amafoto yambaye ubusa, amafoto agaragaza amafoto, uburyo byonyine bitujagaritse mu mutwe. Umwana w'umukobwa cyangwa umusore agomba gusa neza at any cost kugira ngo abikubite hariya n'abandi nabo bamuhe. Ariko uzi ko nta n'ikintu baduha di, uzi ko ari kubikunda kubirayikinga gusa, bishobora no kugira igihe ngo bikabyara amafaranga, sinzi uburyo bibyara amafaranga. Ariko tekereza ibyo byonyine bikatujagarika mu mutwe. Gukurikira Yesu rero, niba avuze ibumoso ni ibumoso, inyungu z'iburyo ndazitakaje zose. Niyo mpamvu iyo tutaccountinze the cost, kubera ko hari igihe tuba dushaka n'ibya Yesu ariko n'iby'isi nibiducika, usanga twagize ikintu cyenda kumera nk'uruzerero hagati na hagati. Uburyo isi yemereramo abantu nabwo ndabushaka, ariko n'ibya Yesu nabyo simbyanze, noneho tukagira isere tugahura aho hagati na hagati. Kandi hagati na hagati hatwegereje iby'isi kurusha uko hatwegereza ibya Yesu. Ubuntu bw'Imana bane natwe bakundwa. Zirimo ntanze ingero zikwiriye, ariko Umwuka Wera adushoboze. Kuri 29 havuze ngo kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirirwaho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama yuko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu ebyiri. Bitabaye bityo, wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babane amahoro. Nuko rero ko Yesu yasoje atubwira, nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigisha wanjye. Umvise the cost ni ibintu byose, ikiguzi ni ibintu byose. Nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Reka dusabe Umwuka Wera aze kuza arondore mu mutima wanjye ibintu nzirikanywe nabyo bimbuza kuba umwigishwa wa Yesu.
hari igihe tuba tuzirikanywe n'ibintu bitari ibyaha, ibyo nako tutita ibyaha, ariko biduhindukira ikibazo mu rugendo. Gukunda abana bacu ni byiza, gukunda abo twashakanye ni byiza, biranadukwiriye. Kwita ku butunzi dufite twagezeho, akazi duhawe ni byiza, ariko hari igihe bibuza umuntu kuba umwigishwa wa Yesu. Urugero, rumaze kwiyubakira business irafatika, iragaragara, ariko abajyanama babi bakaza bakambwira ati si uko bacuruza, gusa wowe urabona wazirikana imisoro yose ukazabaho. Reka tukwereke umuntu umukontabule wabimenyereye, uza agakata ibintu akabikata ugasora make. Dore n'abandi nuko babigenza. Counting the costs, kubara ikiguzi, ukareba uburyo ushobora guhomba ibyo bintu kuba kubwiye ko bitajya bikunda, kandi wari umuntu w'umugabo cyangwa umugore wiyubashye. Ugashyira ku munzani ugasanga aho guseba wababaza Yesu, ugasanga aho gutakaza akazi umaze kwiyubakira, ugasanga aho gusekwa n'abantu ugahitamo kubabaza Yesu. Nuko rero namwe, umuntu wese muri mudasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Imana itugarukeho, iduhize imbaraga zo gucountinga the cost, zo kubara ikiguzi. Natwe ababyeyi twagize umugisha wo kubyara, tukajya tugira igishyika cy'umubyeyi ni cyiza, ariko hari ubwo tumera nk'aho ari twe tubirindira. Kumva urababumbatiye, wafitiye impagarara, wahagaritse umutima ku bwabo, nibo buzuye. Yesu yabuze n'aho afatira. Nagira ngo nkwibutse ko ari bo baguhaye, ari nabo bakurindira. Nubwo tubakunda ntitwabaha ubuzima, yewe ntitwabaha n'agakiza. Urugo ni Yesu waruguhaye, niwe warukurindira. Ntabwo wabara abagore basa nk'abakunda Imana, ariko bananiwe gucountinga the costs. Barareba isi, ubusambanyi buri hanze aha, abagabo bataye umurongo, bashyira ku munzani akavuga ati I can't afford kubona umugabo wanjye yajarajaye. Bakamurangira umuti, bakamurangira inzaratsi, bakamurangira uko yabigenza. Ntabwo nari nzi ko muri iyi myaka habamo inzaratsi. None nasanze ngira ngo zigwiriye kuruta hari imyaka yanashize. Ya counting the cost, yaba ari ikiguzi bakundwa. Agasanga izina ryiza, risa neza, rivugwa neza, n'iryo ahisemo. Ariko ibyo gukurikira Yesu, ibwirire Mwuka Wera arondora ubuzima bwawe. Njyewe sinabimenya, navugaho igice, ariko Mwuka Wera inshuti nziza, inshuti yawe ugukunda, wakumenyesheje Kristo, yaguha imbaraga zo kubara ikiguzi, akaguha n'imbaraga zo kwemera kukishyura, ukaba umwigishwa wa Yesu, ukaba umuntu udacogora, ukaba umuntu utagamburura, ukaba umuntu udafata icyo Yesu atagufatiye. Reka tubanze tumutura amaganya yacu yose. Abayobora 10:39 haravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Abayobora 10:39 ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Bakundwa, reka duhuze umutima dusenge. Usuka umutima wawe imbere y'Imana. Ibi ni iby'Umwuka Wera ashyize ku mutima wanjye, yashyira n'ibindi ku wawe. Wibuke ibyo kumwikoreza amaganya yawe yose. Yesu ni mwiza, yarabizi ko tudashobora gusiganwa muri urugendo twihuta twibagirwa ibiri inyuma dusingira ibyo yadufatiye. Yarazi neza ko tutabishobora twikoreye amaganya, kandi narabibonye. Niba hari ikintu gicogoza umuntu n'amaganya, n'imiruho, n'ibyago n'amakuba, iyo ari ubyitwaje bimukamura imbaraga buri munsi. Ariko iyo tubimuhaye turoroherwa, tugakomeza urugendo. Data, turabahungu n'abakobwa bawe, wakunze urukundo rutagira akagero, waduhaye Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo ese wewe waduhaye Kristo, hari icyo watwimana nawe? Warakoze kuduha ikisi dashobora kuduha. Warakoze kwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Warakoze kutubabarira byaha byinshi. Warakoze Mwami w'abami. Sutsa umutima wanjye imbere yawe,
sutse ubugingo bwanjye imbere yawe. Mpuriye kuri iki gicaniro n'abahungu n'abakobwa wakunze, waguze amaraso, twebwe wahaye Kristo, twebwe butarwanya, twebwe butari contre nous, twebwe abo uri mu ruhande rwabo, twebwe wemereye ngo tukuzanire ibiturushya byose n'ibituremereye byose, ngo kubera kutwitaho. Mwami, ibiturushya, ibituremereye mu mibare yacu ntibigira akagero, ni byinshi. Bimwe tuzi kubivuga, ibindi ntituzi kubivuga, ariko uduhaye amahirwe, uduhaye ubuntu bwo kongera kubizana imbere yawe. Duhuje umutima nyaguhora ku ngoma, tukuzanira abana barwaye, tukuzanira abagore barwaye, tukuzanira abagabo barwaye, tukuzanira indwara zo mu mibiri yacu nyaguhora ku ngoma. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo udukize indwara zacu zose, ni nawe utubabarira gukiranirwa kwacu kose. Ndetse umubiri wawe wagize imibyimba ngo kugira ngo tube bataraga. Mwami, tukuzaniye uburemere bwo kubabarira mu mubiri, tukuzaniye uburemere bwo kurwaza abo dukunda, turabukuzaniye, tubusize ku birenge byawe. Tuje kuguranirwa imbere yawe, habigurana imbere yawe, haba kuguranirwa. Tuje kwakira amagara mazima abonerwa muri wowe. Turavuga ubuzima bwawe kuva ku mutwe kugeza ku bworo bw'ikirenge, mu mibiri yacu, mu mibiri y'abacu barwaye, mu izina ryawe Yesu. Turategeka buri ndwara yose yiraritse mu mibiri yacu no mu mibiri y'abacu ngo yume uyu mwanya mu izina rya Yesu. Tuvuze ubuzima bwawe, tuvuze ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bwuzuye muri buri rugingo rwa buri muhungu, rwa buri mukobwa, rwa buri we arwaje mu izina rya Yesu. Umuriro wawe Mwuka Wera nukongora ikintu cyose kitatewe nawe kiri mu ngingo zacu, gishye kimarweho, twambara imbaraga. Uyu mubiri niwo tugukorera dutuyemo Mwami. Ntabwo umuntu yagukorera aryamye, ntabwo umuntu yagukorera atarayasinziriye, ntabwo umuntu yagira imbaraga Mwami. Turasenzwe imibiri yacu yuzurwemo n'imbaraga zawe. Inkomoko y'indwara hariho hose, haba humvikana n'ahatumvikana, uwo muryango ukingwe mu izina rya Yesu. Tuvuza amagara mazima, tukuzaniye Mwami uburuhe bw'ubukene. Ababyeyi babuze uko bagenza abana, abagabo babuze uko bagenza ingo zabo, abagore babuze uko bagenza imiryango yabo, turabikuzaniye. Uri Imana ishobora byose. Waratubwiye ngo niba dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Hari abadafite n'ibyo kurya bihagije, hari n'abadafite n'imyambaro ihagije, hari n'abadafite uko bajyana abana babo mu ishuri. Mwami, tubizanye imbere yawe ngo ujye upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza ko biriho byose. Ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyawe, utegeka abantu ugategeka ibintu. Reka imiryango y'imikorere ikingukire abamaze igihe badafite icyo bakora mu izina rya Yesu. N'abafite akazi kameze nk'intica ntikize, na business imeze nk'intica ntikize, bibemo umugisha wawe. Ujye utanga umugisha n'ahitwa mu butayu. Nasomye ijambo ryawe rimbwira ubuzima bwa Isaka, burambwira ngo nuko Isaka ngo arabiba, ngo abiba muri icyo gihugu cyari ubutayu. Nuko nyaguhora ku ngoma ngo arunguka arasarura, ngo agenda bumukire kugeza aho yabere mukire cyane. Abo muri icyo gihugu baramutinya. Iyo watanze umugisha, iyo watanze umugisha, umugisha turawuhabwa. Ndavuga umugisha w'imirimo y'amaboko. Niko wavuze ngo nituvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko ku buzima bwabo, ngo bahorane inzara, bahorane kudatera imbere, bahorane kwizungurukaho. Iryo tegeko ribitutesha agaciro mu izina rya Yesu. Tuvuze umugisha wawe, kugirirwa neza nawe kubwo buntu bwawe. Tukuzaniye Mwami w'abami gutsikamirwa mu buryo mu mwuka. Umuntu agahorana uburemere ameze nk'uwikoreye amatoni, yaryama ntasinzire, igihe abandi barya we ntagire na peti, n'ibindi tutabasha no gusobanura. Abatsikamirwa mu nzozi, abarara banigwa, abarara basambanywa. Hayi Mwami wanjye, abatwajwe igitugu cy'icyaha, barasenze, bariyirije, barasengesheje, ariko uburetwa bw'icyaha buranga bubabaho. Izo ngoyi nizimenagurike mu izina rya Yesu. Tukuzaniye ubwo buzima bwo gutegekwa n'ibitari twebwe, tutazi uko byagenze, mu izina rya Yesu. Ngo ubwo buretwa bumenagurike,
tukuzaniye ubuzima badafite kontrole ku bushake bwabo, kuri wili yabo, volonte yabo imeze nk'iyaguzwe, nk'iyagurishijwe. Izo mbaraga zimenagurike mu izina rya Yesu. Ubutware bw'umwijima bwabasabye aho bwinjiriye aho ariho hose, haba ari mu cyaha, haba mu byo bagizemo uruhare n'ibyo batagizemo uruhare, imbabazi zibonerwa aho uri. Reka imbabazi zawe zibe umugabane wabo, kubohoka byuzuye bibe umugabane wabo mu izina rya Yesu. Abavukiye mu bihango batazi nuko byagenze, bakisanga mu mbaraga zibarusha amaboko, bimenagurike byose mu izina rya Yesu. Ibyo bihango, izo bond zimenagurike mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo umuntu ari muri wowe papa, ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba birangiye, ngo dore byose babihindutse kuba bishya. Nukuri uko niko kubohoneka kuboneka aho uri, niko kubohoka kubonerwa muri Kristo Yesu. Reka ubuzima bushya yagenewe bube umugabane we mu izina rya Yesu. Mwuzuze kuguhishurirwa, umwuzuze kukumenya, kugira ngo yakire umudendezo uri muri wowe. Urakoze nyaguhora ku ngoma. Tumara ubute n'ubunebwe bwo mu mubiri hasanzwe, ubwo mu mwuka hasanzwe, bituma tukomeza kumera nk'aho tubaye ingaruzwa muheto z'umwanzi. Tumara ubwo bute n'ubunebwe, utwuzuza imbaraga zawe, utwuzuza inyota yawe, utwuzuza ubushizi bw'amanga bwawe, kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Mwami, tukuzaniye ibyo tutabasha kuvuga, ibimeze nk'ingabo, nk'aba badayimoni benshi bari bafashe wa musore. Turabikuzaniye ibiri mu rubyaro, bikaba mu rushako, bikaba mu butunzi, bikaba muri sante, bikaba mu bwenge, bya bindi bitera umuntu kuyoberwa icyari cyo hagana, n'icyo yakora, n'icyo yabanza, n'icyo yakurikizaho. Turabikuzaniye ibyo bintu byabaye akaduruvayo n'akajagari umuntu atabasha gusobanura. Ibyo bintu bitera umuntu kumera nk'uwahiye, dore umunyabushye niwo umuntu atamenya aho afata. Ayi Mwami, turabikuzaniye. Abahungu bawe barabifite, abakobwa bawe barabifite, biri mu bacu, biri muri twe nyaguhora ku ngoma, tutabasha gusobanura. Ariko wowe ubara n'imisatsi yo ku mitwe yacu, curukura ubwo buzima bw'uyu mwana w'umuhungu, curukura ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa, curukura ubuzima bw'uyu mugore n'umugabo, curukura ubuzima bw'abacu mu izina rya Yesu. Imbere yawe niho dutabarirwa, imbere yawe niho dukirira. Twakiriye ubuzima burimo amahoro yawe, twakiriye ubuzima burimo imbaraga zawe, twakiriye ubuzima butabawe nawe, twakira ubuzima buruhutse, bukuwe mu mpagarara, bukuwe mu kajagari, bukuwe mu gushoberwa mu izina rya Yesu. Tukuzaniye gutakaza dignity, gutakaza dignity, gutakaza agateka ka muntu wari waraduhaye. Buri muntu wese wamurimo mwitayeho, umuha agaciro gakomeye mu maso yawe, umugenera guhinduka umumaro mu gihe cye. Ariko hari ibintu bigera ku buzima bwacu, Mwami w'abantu, bigatera abahungu n'abakobwa bawe gutakaza agateka ka muntu. Umuntu akaba nk'udafite ubwenge, nk'utagira umumaro. Umuntu akaba ameze nk'umwana batamika, kandi nawe yarageze igihe cyo kugira abandi bantu umumaro. Turi kuri iki gicaniro kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe, turasenze ngo wunamure mwe n'abo bantu, tugirire ubuntu bemesha. Wemesha abo bagabo, wemesha abo bagore, wemesha abo basore n'inkumi, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe. Tukuzaniye abagore barizwa no gutinda gusama, tukuzaniye abagabo babwiwe ngo ntibabyara, niko babwiwe. Uri Imana ishobora byose, ngo niwe utuma abantu batwita, ugatuma banabyara, ngo imbuto zo mu nda zitangwa nawe. Mwami, duhagaze imbere yawe kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Turavuga imbuto z'abana mu nda zabo, abagore nabo bagabo, mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Mwami, nihagira abagore basama, nihagira abagabo batera amada, abamaze igihe bagutegereje, nibibe bityo mu izina rya Yesu. Abigeze kubyara bwakira urubyaro rugahagarara, babishakaga, bashakaga gukomeza kubyara, inda zabo nizifunguke mu izina rya Yesu. Abatwita bapfusha bagakuramo inda, bamara kubyara se bagahora bapfusha, turahagarika iyo mirimo y'umwanzi mu izina rya Yesu. Tuvuze umugisha
wo kubyara, tuvuze umugisha wo gushaka ku bakobwa n'abahungu, tuvuze uwo mugisha ku bacu, tuvuze uwo mugisha kuri bari abagore, bari abagabo, bari abasore n'inkumi, tubavuzeho umugisha wo gushaka, tubavuzeho umugisha wo kubyara, tubavuzeho umugisha w'ubuzima buzima muri iriya myanya myororokero mu izina rya Yesu. Turamenagura kandi uburetwa bw'ubusambanyi mu miryango yacu, mu bacu, mu izina rya Yesu. Ibihango bibi byateye imizi y'ubusambanyi y'igihe kirekire mu nyoko yacu y'Abanyarwanda, mu izina rya Yesu, byo bicando tubisutsemo amaraso yawe, byamburwa imbaraga. Abagabo mwami babe fideli ku bagore babo, abagore babe faithful ku bagabo babo, bibe bityo mu izina rya Yesu. Abarimo barwana n'izo mbaraga barakijijwe, bakisange zibatwaza igitugu, zibahiga, ubaha imbaraga zo kwigira imbere muri wowe, ubaha imbaraga zo gukomerera muri wowe kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Mwami, tukuzaniye abacu barurungutanye, tukuzaniye abana bacu batarakizwa, tukuzaniye abagore bacu batarakizwa, tukuzaniye abagabo bacu batarakizwa, tukuzaniye abana bacu, abavandimwe bacu, ababyeyi barimo barorongotana. Imbabazi twaboneye aho uri zikaduhesha agakiza ngo zibagereho. Gitwikiriza umwanzi Satani yabatwikirije, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira uyu mwanya gishwanyagurike mu izina rya Yesu. Umucyo w'ubutumwa bwiza, umucyo w'ubutumwa bwiza ugira umwanya mu mutima w'uriya mugabo, ugira umwanya mu mutima w'uriya mugore, ugira umwanya mu mutima w'uriya mubyeyi, ugira umwanya mu mutima w'uriya musore n'inkumi. Umucyo w'ubutumwa bwiza ubarasire kubw'imbabazi zawe. Mukunzi mwiza, tuvanye abo bacu, abo basinze, babaye imbata z'inzoga tubakuyeyo, ababaye imbata z'ubusambanyi tubakuyeyo, ababaye imbata z'ibiyobyabwenge tubakuyeyo, ababaye imbata zirorongotanira mu bindi byinshi tutanazi tubakuyeyo kubw'imbabazi zawe. Umucyo wawe uhure nabo mwami, utwigishe guhagarara mu cyuho cy'imiryango yacu, utwigishe kuberera imbuto, utwigishe guhagarara ko dukwiriye guhagarara. Abo twabereye imbogamizi, utugirira ubuntu n'imbabazi kandi udushoboze. Abakizwa n'imbabazi zawe, bumvise ubutumwa bwiza, babereye imbuto, byashobokaga byarabaye, abo turabaguhaye kubw'imbabazi zawe ngo badukirize. Uri Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, uri Imana yuzuye kugira neza. Duhagaze mu cyuho cy'igihugu cyacu, warakoze kuduha kuba Abanyarwanda, ni wowe wabihisemo utugenera igihugu. Turagushimye amahoro tugifitemo, ibyo ni ubuntu bwawe mwami, ni ubuntu bwawe, si imbaraga za muntu. Abantu iyo bakoze bagahirwa baba bakoreshejwe nawe, abantu iyo bakoze bakabasha baba babashishijwe nawe. Turabigushimiye mwami w'abami, tugusabye imbabazi rero ku byaha byose dukorera ku butaka bw'u Rwanda, kwibagirwa ko ari wowe Uwiteka Imana yacu, kugusuzugura, kugutera umugongo, bikorwa bivuga ngo Uwiteka ni iki. Ubitubabarire. Upfumu n'uborozi dushyira imbere tukabwitiranya no gukunda igihugu, ubitubabarire. Byaha by'ubusambanyi n'ubwibone bw'uburyo bwose mwami, ni iki kitwakwirata tutahawe nawe? Ni ubwiza se, ni ubwenge se, ubushongore bw'uburyo bwose, ubitubabarire. Mu bintu wanga harimo ubwibone, tubabarire. Duhe imitima iciye bugufi kandi kugarukira. Tubare ubusambanyi, tubare ahari aho ubwicanyi bwaba bubaye, buzwi cyangwa butazwi. Tubare kumena amaraso y'impinja. Tubabarire mwami, byaha byose bikunukira ku butaka bwacu. Turebane imbabazi, turindire muri iyi misozi kubw'imbabazi zawe mwami. Turakwinginze ngo wunamure mwami w'abami, wunamure amahoro aboneke mu karere kacu, amahoro aboneke muri Kongo, muri bene wacu bavuga ikinyarwanda, nyaguhora ku ngoma no hirya no hino abantu barimo birukanka. Mukunzi mwiza, turakwinginze kubw'imbabazi zawe kugira ngo ibi bihe bishyirweho iherezo mwami. Twumva amahoro, tubona amahoro mwami muri uyu mwaka, kandi aba amahoro arambye. Mukunzi mwiza, dusabiye ubwenge aho wabahaye kuyobora ibihugu mwami. Tubasabiye ubwenge, tubasabiye amahoro y'umutima, tubasabiye kumurikirwa nawe ngo bafate ibyemezo bivuye kuri wowe mukunzi mwiza. Akarere kacu kagira amahoro. Turakwizeye, turakwizeye, turakwizeye. Tuhari ibyaha byose bizamuka bikunukira imbere yawe. Turebere mu maraso ya Kristo. Hakurutse abo guhagarara mu byuho hirya no hino. We kubura abataka, we kubura abambaza, we kubura abihana, we kubura abaguhesha icyubahiro mwami w'abami. Reka bagwire hirya no hino.
hagurutse abasenga kubw'imbabazi zawe, hagurutse abatwara ukuri, hagurutse abagirira abandi umumaro kubw'imbabazi zawe. Uduhe umutima wawe kugira ngo ibyo dushakaho bituboneho kubw'imbabazi zawe. Urakoze Mwami. Data, tugusabye umuntu n'imbaraga byo gusenga, utwigishe gusenga, duhe imitima iciye bugufi kugira ngo tuzamure mu gihe gikwiriye, duhe imitima iciye bugufi kugira ngo duhere ubuntu. Ibyo waduhera ubuntu ntibigira akagero, ntitwabibara ngo tubirangize. Uduhe umutima uciye bugufi kugira ngo twakire ibyo tugenera byose. Uhoza abarira, ukomeza abacogoye, usohoza iby'imbabazi utugirira, usohoza iby'ineza yawe. Ugarura abana barorongotanye, ugarura abagize imiryango yacu barorongotanye kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Ababyeyi babuze abana babo, turasenze ngo abo bana bagaruze imbabazi. Muri wa mugani wa mwana w'ikirara yisubiye hagaruka iwabo wase, agaruka mu rugo rwa se. Turasenze ngo abo bana bari hirya no hino barorongotaniye mu bihugu by'amahanga, ababuze bari muri kino gihugu nyaguhora ku ngoma, ubatere kwisubiramo aho bari, bagaruka iwabo kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Abagabo barorongotanye, abagore barorongotanye bataye abana, ubatere kwisubiramo no kugaruka kubw'imbabazi zawe. Ndirukana umwuka w'agahinda utsikamiye abera benshi, ngo utande amababa uve ku bitugu byabo, utande amababa uve ku mitima yabo, bakira amahoro utanga atemba nk'uruzi, kugira ngo bahinduke abo wifuza ko babaho, bahabwa imbaraga zo gukora ibyo wifuza ko bakora. Bisabiraga gupfa bagarurwa mu ibyiringiro, bumvaga ntacyo bamaze basubizwa mu ibyiringiro, kuko imigambi yawe ni myiza kuri twe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, tukuzuza umwuka wawe wera, uduhe ubuntu n'imbaraga byo kuyoborwa nawe mwuka wera w'Imana. Ngo abayoborwa nawe nibo bana bawe bakuze bari macuwa, uduhindura abo ngabo abana bakumva kandi bakakumvira. Twakira imbaraga zawe mu mwuka wacu, twakira imbaraga zawe mu mubiri wacu, twakira imbaraga zawe mu bugingo bwacu, kugira ngo uwagambiriye gusenga abishobozwe, uwagambiriye kwigwa mu ibyo kurya abishobozwe, uwumvaga bitakimureba agarurirwa iyo nyota n'izo mbaraga kubwo buntu bwawe. Dusengeye abakozi bawe bagabura ibyawe hirya no hino, abo tuzi n'abo tutazi, bakomerezwa amaboko, bakomerezwa uruhanga, maze bakomeze kuvuga ibyawe, abenshi bakizwe, abari bacogoye basubizwe mu imbaraga. Urakoze Data, tuvuze amahoro ku gihugu cyacu, tuvuze amahoro mu karere kacu, tuvuze amahoro mu mitima y'abatuyobora ndetse n'ubwenge bwawe muri bo. Urakoze, cyubahiro nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze gusenga, mugira umugoroba mwiza. Naho mu gitondo kuri Zoom muri Nibature abari isaha imwe nikagucike, ushyiremo alarme, hanyuma kandi unabyuke, ntusenga uryamye, naha saa 11 za mu gitondo. Imana ibahe umugisha, murakoze.